inshuti z'akadasohoka duhuriye hano ku rubuga rwa Wellington Academia, ndabasuhuje cyane. Amahoro n'imigisha by'Imana bituruka mu ijuru bibane namwe ndabibasabiye. Turacyakomeje rwa ruhererekane rw'imigani miremire, ubu tugeze ku mugani wa Sebwenge. Habayeho umugabo akitwa Sebwenge, akajya ajya guhigira mu matongo. Amatongo rero ushobora kuyafata nk'aho ahantu abantu bahoze batuye nyuma bakaza kuhimuka. Aho hantu bahoze batuye kera hasigaye hitwa itongo, bo barimutse bakajya ahandi. Muri make ni ahantu higeze gutura abantu. Bukeye ahakura akagufwa akajyana iwe agashyira mu cyansi cy'amata. Inka zamara guhumuza agasuka uduta dukeya akagasukikaho hejuru, akomeza kujya agasukaho amata. Bukeye ajya ibwami guhakwa, asiga abwiye umugore ngo azakomeze ajya asukaho amata kuri ka kagufwa. Umugabo akomeza kubigira uwo mugabo nk'uko umugabo yajyaga abigira nyine. Ubwo ariko ntiyari azi ko yareraga ikizamumaraho abantu n'ibintu, ko muri icyo cyansi ka gagufwa kaje gukura kavamo igisimba. Igisimba kimaze kuba gikuru kiva mu cyansi maze cyaduka mu nka kirazirya, cyica abantu ba Sebwenge, kirarya kirarangiza. Bukeye umugore arongera arabyara, kimwaka umwana, umugore aranga. Umugore gikomeje kumutitiriza ahamagara igikona arakibwira ati mbe wa gikona we, wagutuma kiti ntuma. Umugore ati wagutuma wagenda uvuga ngo iki? Kiti ntagenda avuga kiti hwa. Umugore ati gendere. Umugore ahamagara inyamanza ati mbe wa nyamanza we, wagutuma. Inyamanza ati ntuma. Umugore ati wagutuma wagenda uvuga ngo iki? Inyamanza iti ntagenda avuga nti ndashaka Sebwenge uri ibwami, ndashaka ya ngogo itema yica iri ibwami, icya gikoko wasize imunyiginya cyamaze abana n'inka, imunyiginya cyahinduye imara, na wa mugendwa ari muri yororororororo. Nuko umugore atuma iyo nyamanza, inyamanza iragenda ibwira Sebwenge iti ibyawe byacitse. Sebwenge aherako arasezera aragenda, ageze muhira asanga igikoko cyarahamaze abantu, cyaramaze ku bana, cyaramaze ku bintu. Aherako arakica, amaze kukica gikuramo abana n'inka n'intama, mbese ibintu bye byose kuko cyari cyarabiriye. Agitsinda aho ngaho n'ibintu bye arabitongera arabisubirana, sinjye wahera hahera icyo gisimba n'inda nini yacyo. Inama twakuramo: genzura mbere yo gufata ibintu ukabizana mu rugo. Ni iki uzanye mu rugo? Ibyo bintu ukoyora uvana hanze uzinjiza mu rugo ni ibiki? Banza ugenzure neza. Ibyo ugiriye impuhwe byose, abo ubonye nabo ku muhanda ukagira impuhwe ugashaka kuza urunde mu rugo, banza umenye inkomoko yabo, menya ni bantu ki, bafite amateka ki. Utazazana umuntu cyangwa ukazana ikintu ugasanga ni ikijurano, iki kintu cy'ikijurano winjije mu rugo ugasanga yenda bene kukiba basize bishe na bene cyo, ugasanga kimukozeho. Wowe uri mutoya, iki kintu utazi, banyu batakuguriye, banyu badafiteho amakuru, wikizana. Niba hari n'icyo uzanye, banza ukereke ababyeyi, mugihurizeho, mukijyeho inama. Nibasanga kidakwiye gisubiza aho gikuye. Mwumvishe ibyo Sebwenge yakoze? Yarahigaga, umuntu uhiga yabona igufwa akaryikorera akarizana. Namwe mwumvishe ibyamubayeho. Nawe rero ujye ugenzura ikintu cyose mbere yo kugifata ngo ukizane mu rugo. Inama twakuramo yindi ni ukugira umuco wo gutabaza. Nta mugabo umwe nyabuna. Aho usumbirijwe saba ubufasha. Ni mu kazi, ujya ugatangira ari bushyashya. Hari ibyo wari usanzwe uzi aho wakoreraga cyangwa mu buzima busanzwe, ariko aho ugiye ni hashyashya. Saba ubufasha, saba imbaraga, shakemo ibisubizo. Ariko nibyanga, menya ko Imana itaguhaye ibintu byose. Wowe ntabwo uri byose, ntabwo Imana niyo byose. Ariko ibyo itaguhaye yabishyize muri mugenzi wawe kugira ngo twuzuzanye. Nicyo gituma abantu tuba muri community. Impyisi iri yonyine ntiyamara kabiri, ariko impyisi zigira igobe, zigenda mu ntuza, zigenda ari nyinshi.
kugira ngo ziba imwe ninanirwa indi yitabare. Impyisi yonyine imwe rudori ntiyakwitambutsa imbere y'intare, ariko ari nyinshi ziyitambukaho zikagenda. Nawe rero gira umuco wo gutabaza aho biri ngombwa, gusaba ubufasha aho biri ngombwa. Iki ni cyo mbifuriza, ni nacyo bakangurira. Isomo twakura muri uyu mugani. Irindi somo rya nyuma twakura muri uyu mugani ni ugukenga. Gira amakenga. Kenga. Ni izihe mpinduka ziri kuba mu bintu udafitiye amakuru? Yashake. Ni iki kijya mbere muri ako kanya? Icya mbere ni amakuru. Ibyo rero byo kugira ngo tujye twakura muri iri somo ry'uyu mugani, hato nawe utazikurura ishyano kandi hari ukuntu wakamenye ibintu hakiri kare ukabyivanaho bitaragukorera ishyano. Uyu mugani rero watunganyijwe kandi wandikwa na Musenyeri Aloyizi Bigirumwami, gusohoka mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi ku Nyundo. Mwabigezwagaho nanjye Biganza Bizurubwiko, Ndashyirwa Rwema rwa Rukenatabara, Inkota y'Iminega rwa Rutinya, Mbonezamakuza rwa Bishema Muganje w'Indekanye n'Imigabo, Nyundo inyonga abahinzi, Ishema ry'u Rwanda rwa Bizimuhaya rwa Bizabiri, igihe bihe kujya batabaza. Mwibuke gukora subscribe. Ciao ciao.